Ab'iwacu heza tumaze kuba nk'umuryango, rimwe na rimwe abantu iyo bamaze kuba nka family urabegera ukabatumira bakakumenya nk'umuntu. Nshaka yuko mumenya nk'umuntu, nshaka kumenya nk'umuntu umuntu ukunda, agakundwa, umuntu ufite passion ya human rights, ariko mfite ubundi buzima nyuma y'ibyo. Ubwo rero ngiye gushyiramo indirimbo nkunda cyane ya King James, Igitekerezo, ndayiririmba sing along. Ubwo rero mwihangane, ngiye kuririmba kandi iyi ni indirimbo nkunda cyane, Igitekerezo. Iyo wanyeretse ishusho y'ukuri ku rukundo, ndanyurwa ndibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binyuramo, impuhwe ugira n'iz'abaziranenge zizwi na buhoro ukiza amarira. Dore uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo wiyumvamo bitaniyemeza kugukunda, nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge disi nuko igitekerezo cyanjemo. Bwa mbere natunguwe n'uburyo iwanyu buri wese anyakiriye, urabyumva naguwe neza igumamo, sa n'uwabonye kw'isoko ifutse, amahirwe ari menshi nabibonye kare, fata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge. Dore nguko uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo wiyumvamo bitaniyemeza kugukunda, nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyajemo, hayiye shenge disi nuko igitekerezo cyajemo. Iyo ndyamye ntakubonye byanze bikunze ndakurota n'ukuri, yajemo wiyumvamo bitaniyemeza kugukunda, nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyajemo, ayiye disi nuko igitekerezo cyajemo. Nuko igitekerezo cyajemo.